Reka mbasuhuze aho muherereye bakunzi bacu, iyi ni Isoko Media, njye tugiye kubana ni Elisa Tuyishimire. Ikiganiro naguteguriye uyu munsi kigaruka ku nkuru y'ubuzima bwo mu mutwe, impamvu ubuzima bwo mu mutwe bukwiye kwitabwaho, nicyo tugiye kwibandaho muri iyi nkuru y'aka kanya. Gusa nanone niba aribwo ugeze kuri iyi channel wakora subscribe ndetse ugakanda na like, tugakomeza ibiganiro byacu ntibizajye bigucika kuko bifite isomo wakuramo ndetse ukarisangiza n'abandi. Reka rero dukomeze n'inkuru yacu. Ubuzima bwo mu mutwe, impamvu bukwiye kwitabwaho muri iki gihe. Mu buzima bwa buri munsi abantu benshi bareba indwara z'umubiri nk'umutima, impyiko cyangwa kanseri, ariko hari indi ndwara ikomeye ihora yihishe inyuma cyangwa se abantu batitaho cyane. Abantu benshi ntibayihe agaciro. Mbese iyo ndwara waba wayimenye? Reka nkubwire ko iyo nta yindi ndwara ndi kuvuga uretse indwara yo mu mutwe, cyangwa se zikaba zanaba nyinshi zikaba indwara zo mu mutwe nk'uko turi buze kubibona imbere. Hari abantu ubona baseka, bakora, baganira n'abandi, ariko imbere mu mitima yabo bafite intambara ikomeye. Ni ukuvuga, nimvuga mu mutima wumve mu bwonko, bafite stress, agahinda gakabije cyangwa se byitwa depression, kwiheba no kwigunga. Imibare yerekana iki kibazo uko gihagaze. Isi yose ifite abantu basaga 1 miliyari babana n'indwara zo mu mutwe nk'uko byatangajwe na WHO, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima. Buri mwaka abantu basaga 700,000 bariyahura ku isi. Bivuze ko umuntu umwe buri masegonda 40 yiyahura. Iki ni ikintu cy'igisebo ku isi ndetse ni ikintu kinababaje cyane. Abantu by'umwihariko abana n'urubyiruko nabo ntibasigaye. 1/4 cy'urubyiruko hagati y'imyaka 13 na 15 bagaragaza ibimenyetso bya depression cyangwa stress ikabije. Ibi birerekana uko ikibazo ari kigari cyane cyangwa se ubunini bw'ikibazo gihari, kandi buri wese ashobora kukibamo, buri wese ibi byamubaho. Niyo mpamvu rero bisaba imbaraga zikomeye cyane kugira ngo umuntu agende acika ibi byago byo kuba yarwara indwara zo mu mutwe. Turaza kubona inama impamvu ubuzima bwo mu mutwe ari ingenzi, cyangwa se kubwitaho, uburyo bigira ibyiza ku mubiri cyangwa se no ku buzima bwa buri munsi. Ubuzima bwo mu mutwe ni nk'umusingi w'inzu. Iyo usenyutse n'inzu yose iragwa. Impamvu ya mbere ubuzima bwo mu mutwe ari ingenzi ni impamvu yo ku kazi. Umuntu uri mu gahinda ntashobora gukora neza, rimwe na rimwe atakaza akazi. Iyo ni impamvu ya mbere. Kwita ku buzima bwo mu mutwe ari ingenzi, bituma utanga umusaruro mu kazi. Indi mpamvu ya kabiri, mu muryango, agahinda n'umujinya bituma habaho kutumvikana, urugomo no gutandukana. Imiryango myinshi muri iki gihe ifite ibibazo bitandukanye by'ingutu, bya bindi bikomeye cyane, aho usanga nyine bituruka akenshi no kuri izi ndwara zo mu mutwe. Tubivuge neza, kuba umuntu afite indwara yo mu mutwe bishobora kudahita bigaragara vuba ngo wenda agezwe aho abandi barwayi tubona birukanse ku musozi batoraguye amashashi ku musozi
bari, ariko nubwo uwo muntu ashobora kuba agikora akazi, acuruza, yigisha, ariko ashobora kugira ikibazo cy'indwara yo mu mutwe imwihishemo ntabimenye. Ni byiza rero kwipimisha ukamenya uburyo uhagaze mu buzima bwo mu mutwe, kuko ari byiza mu gihe ufite ubushobozi, ariko nanone twibuka ko ubushobozi bugenda buba imbogamizi ku bantu benshi, kuko abantu benshi baba barwana n'ubuzima no kubona uko babaho, mbega ibyo ngibyo babifata nk'inyongera. Indi mpamvu kwita ku buzima bwo mu mutwe ari ingenzi, impamvu ya gatatu ni uko ubuzima bwo mu mutwe aribwo akenshi buyobora ubuzima bw'umubiri. Iyo ufite siteresi y'igihe kirekire bitera indwara z'umutima, umuvuduko w'amaraso ndetse n'indwara z'uruhu. Ibi rero birumvikana ko nta myaka myinshi cyangwa se nta gihe kirekire wabaho ufite ikibazo cy'indwara zo mu mutwe, kubera ko indwara zikakaye cyangwa se zikomeye zirakwataka, umubiri ukabura ubudahangarwa mu buryo bworoshye. Hari ingero zigaragara mu buzima bwa buri munsi. Umukozi wenda ugasanga arakora, ariko ugasanga umuntu akora amasaha 12 ku munsi ntaruhuke, agata ibiro cyangwa akabyibuha cyane kubera siteresi. Reka tugaruke no ku rubyiruko. Hari ukuntu usanga umusore cyangwa inkumi bifungirana mu cyumba amasaha menshi ku mbuga nkoranyambaga, ariko muri bo mu bwonko bwabo cyangwa se mu mitekerereze ugasanga bari bonyine cyane, bigunze cyane. Ibi rero bifatwa nk'indwara yo mu mutwe, cyangwa se nk'ikimenyetso kigaragaza ko ubuzima bwo mu mutwe budakora neza. Reka tugaruke no ku babyeyi. Umugore cyangwa umugabo ufite inshingano nyinshi agahora yihagararaho, ariko mu mutima we harimo kwigunga. Ibi nabyo bijya bigaragara cyane, ugasanga umubyeyi arakemura ibintu byose, ariko yakwitekerezaho cyangwa se yafata akanya ko kumedita, akumva ari kure cyane, akumva hari ibintu adashyikira, akumva afite agahinda gakabije. Akura hehe? Ku bintu bitandukanye ahurira nabyo muri iyi si, nko kugira abana batamwumva, navuga urugero yashoyemo ibintu bikomeye, ariko ibyavuyemo ukabona ni ibintu bitamushimishije. Nyine urugero, wenda ukishyurira umwana amashuri, ariko akagenda akifata nabi, akanywa itabi, akanywa inzoga, agafungwa, mbega uwo mwana akagumya kugushyira mu bibazo, kandi yarageze aho yagakwiye nawe kwiyitaho akiteza imbere, ariko ugasanga ashaka ko ukomeza kumwitaho mu buzima bwe bwose. Imyumvire rero ituma iki kibazo gikomeza gukura. Abantu benshi baracyumva ko indwara zo mu mutwe ari ubuswa cyangwa ubusazi. Hari abavuga bati ufite depresiyo, uri umunyantege nke. Abandi bati kujya kwa muganga w'indwara zo mu mutwe ni ibintu by'abasazi. Iyo myumvire ituma abantu benshi bicwa n'indwara zo mu mutwe batabizi, ndetse nta n'uwo bigeze babibwira. Icyo dukwiye gukora nk'abanyarwanda ndetse n'abanyamuryango b'isi, icya mbere, kuvuga ku buzima bwo mu mutwe nta soni, nk'uko tuvuga ku ndwara z'umutima cyangwa se impyiko cyangwa se malariya. Tugomba no kuvuga kuri siteresi n'agahinda
biri mu bantu muri iyi minsi. Ibi bituruka cyane akenshi kwihagararaho, umuntu mbega akagira ibibazo mu gisirimu, abantu basirimuye ibibazo ngo ntawe uvuga ko afite agahinda, ntawe uvuga ko afite siteresi, iganiriza undi nawe amufashe kuyivamo. Iki ni ikibazo rero gikomeye. Urugero, mu biganiro by'imiryango cyangwa ku mashuri, abana bakwiye kwigishwa ko kubabara mu mutwe atari ikimwaro. Kugira ubuzima butameze neza bwo mu mutwe ntabwo ari ikimwaro, ni ibintu bibaho. Icya kabiri, gushaka ubufasha. Gusaba ubufasha si intege nke, ahubwo ni ubutwari. Urugero, umukinnyi uzwi ku isi Michael Phelps yigeze kuvuga ko yagize depresiyo ikomeye, ariko gushaka ubufasha byamufashije kongera kubaho neza. Icya gatatu dukwiye kwitaho, gushyigikirana. Inshuti imwe ikakumva igihe wababaye, bigatuma ishobora kukurokora. Nibyo navugaga, ugize agahinda, ugize ikikubabaje, gira uwo ukiganiriza nawe agufashe kukivamo no kugufasha kugaruka mu buzima busanzwe. Urugero, umuntu uri mu gahinda ashobora kwiyahura, ariko iyo abonye umutega amatwi akamubwira akababaro ke, ahindura icyemezo yari yafashe. Ikintu cya kane dukwiye kwitaho, kumenya kwiruhura. Siporo, gusenga, meditasiyo, gusoma ibitabo bitandukanye cyangwa kuganira n'inshuti bigabanya siteresi. Urugero, abantu benshi bagenda iminota 30 ku munsi bavuga ko ibi byatumye bagira amahoro menshi mu mutima. Tugera ku musozo w'iyi nkuru rero, ni uko ubuzima bwo mu mutwe si ubusazi cyangwa ubwoba, ni kimwe mu bintu by'ingenzi buri wese akenera kugira ngo ubuzima bwe bugende neza kandi bube bwuzuye. Nk'uko dufata umwanya wo kurya neza no gukora siporo, tugomba no gufata umwanya wo kwita ku buzima bw'ubwonko. Isi izaba nziza cyane niduhagarika kwihisha inyuma y'isoni, tugafata ubuzima bwo mu mutwe nk'inkingi y'ibyishimo, urukundo n'ejo heza. Ndabashimiye cyane rero. Iyi ni Isoko Media, ibiganiro byacu byo nakagaruka. Ndabakunda cyane. Sangiza iyi nkuru, utange igitekerezo, ndetse niba utarakora subscribe nayo uyikore, ndetse ukande na like, ntacyo bitwaye. Imana rero ibahe umugisha kandi ibarinde.